Bakunzi ba MTV turabashuhuje aho muherereye mu mpande zose z'isi, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'iburengera bwaryo, dukomeza gusuhuza abo mu gihugu cyacu baherereye mu duce tugiye dutandukanye. Mukomeze kugira impagarike n'ubugingo, abafite ibibazo bigiye bitandukanye nabo, ababuze ibyo kurya, ababuze ibyiringiro bari kwa muganga, nabo Nyagasani abashoboze ibibazo byabo bigende neza kandi abakize. Tugiye gukomeza ibiganiro byacu. Buriya uko twabaho muri iyi si kose, iyi si ni ishuri kandi ni ishuri kuri buri wese uyirimo, yaba umwana, yaba umukecuru, yaba umusaza, mbese buri ruhande rwose rw'umuntu uri muri iyi si aba afite ibibazo ku giti cye bimugoye, ariko iyo wegereye Nyagasani aragufasha bigakira. Rimwe na rimwe buriya nubwo ubona abantu duhura na byinshi bikatugora, ukagira inshuti ikaguhemukira, ariko iyi si niko iteye. Cyangwa ukaba wicaranye n'inshuti zawe, wabahagurukamo bagasigara bakuvuga, bagasigara bakunegura, kandi bitwa ngo ni inshuti zawe. Tujye rero tugerageza kubyumva, twumve ko iyi si ariko imeze, bakuvuga batakuvuga nta kintu bigutwaye. Wereka kureba inyuma ngo bakuvuze cyangwa ngo bakugize gute, ntubyiteho, wereba imbere. Wowe uharanire gukora ibyiza, uharanire gukora, witeze imbere. Burya ni nacyo kizarushaho gutsinda kurya wa wundi urimo akuvuga, wa wundi ugenda gutaranga, wa wundi mwari muri kumwe agasigara akuvuga. Nabona wateye imbere bizamubabaza. Rero kora cyane kugira ngo umwanzi wawe aho ari hose abone watsinze, wateye imbere. Ariko nabona wasubiye inyuma, ndakubwiza ukuri, n'ubundi uzaba umuhaye urwaho rwo kukuvuga. Rero haranira gukora no kugira ngo ugire imbere heza. Niyo byakwanga ariko wabiharaniye, nawe utari umwe muri ba bandi bagenda bakicara bakajya kuvuga abandi. Rero tugiye gukomeza inkuru yacu. Hari igihe ukena ukavuga uti ariko se ubu koko kuki ari njye ukena, ukumva uteye ipfunwe ryo kujya mu bandi. Wowe itinyuke, wiyakire uko uri, ube proud y'uko umeze, kuko buriya mukire ntazagukange, kuko nawe yarabivunikiye. Buriya ubona ufite za miliyari na zaki, yarabikoreye, nawe haranira kubikorera. Wumve utewe ishemwa no kuba uwuriwe, waba umukene, waba umukire, waba uko waba umeze kose. Umuntu wese ni umuntu, gusa ikibitandukanya ni uko wowe uba ufite kubaha, ubaho uwiyubashye. Umuntu ngo niyihesha agaciro n'abandi bazakamuha, ariko nukitesha ubwo nyine uzaba wakitesheje, ntawe uzakubaha. Rimwe na rimwe bajya bavuga ngo uwigize agatebo ayora ivu. Wikwigira agatebo, umuntu ukomere mu byo urimo. Niba uri gukora ikiganiro cyangwa se niba uri guhinga, niba ari umwarimu, niba uri icyo uri cyo cyose, ba proud yabyo. Umuntu naza akaguca intege, wihagarara ngo yakuvuze, ngo yakubwiye ngo ntibizagenda. Oya, uharanire kubikora kugira ngo umwereke ko yibeshye ari we. Rero rimwe na rimwe rwose ntitugacike intege kubera ko batuvuze, ntitugacike intege kubera ko batubwiye, ntitugacike intege. Hari ukuntu uba uri gukora nk'ikintu bakavuga ngo uriya muntu ngo ibintu akora ngo ntabwo bijyanye n'imyaka ye.
Ese akazi kagira imyaka? Imibereho igira imyaka? None se iyo wabonye amafaranga ntuyaguramo ibyo ushyira mu nda? Kubera iki se bakuvuga ukumva koko ibyo bakuvuze ari byo ahubwo ukabiha intebe? Bima ijambo. Ako kari agaciyemo. Nakundanye n'umuhungu, turakundana tumarana hafi imyaka 10. Umuhungu yaranyerekanye iwabo, nanjye naramwerekanye iwacu, nzi neza ko ari njye nawe, tugakorana imishinga, yabura amafaranga nkamuguriza, nanjye nayabura akanguriza, mbese twari umwe. Nari nzi ko turi umwe ariko naribeshyaga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe njya mvuga ngo umuntu ni mugari. Ni mugari koko. Niyo baguha igitabo ngo usobanure, ngo wandike umuntu umusobanure, ntabwo wabasha kumusobanura kuko utazi ikimurimo imbere. Twarabanye rero turakunda, ubwo nyine namwe murabyumva. Ariko umunsi umwe nagiye kumva numva ngo wa musheri wanjye, wa mugabo wanjye agiye gukora mariage n'undi mukobwa. Baba data we, nshuti zanjye, nabaye wari watungurwa, wari wakubitwa n'inkuba cyangwa ngo ikintu kikugwire kigutunguye? Nanjye niko nabaye. Kuva uwo munsi, kuva iyo saha, kuva iyo tariki, ubuzima bwanjye bwahise buhinduka, buhita burangira. Kuva uwo munsi ntago nongeye gukunda. None bakunzi, nshuti za MTV, ko iyo umuhungu aje kuntereta mpora mfite bwa bwoba n'urwikekwe rwo kumva ko nawe azansiga, bitewe n'uko n'ibyo nakoranye n'uwo nguwo akampemukira. Ese mwamfasha mukangira inama? Nukuri ndabinginze, amahitamo yanshanze. Mfite umuhungu nawe tumaranye umwaka, ariko kugeza uyu munsi ntago ndamwemera ko tubana, bitewe n'urwikekwe n'ubwoba natewe n'uwo nguwo wa mbere. Ahora nsaba ko tubana ariko nkavuga nti ndabyemera n'ubundi nawe nzashiduke azanye undi. None nukuri mumfashe mungire inama y'icyo nakora. Ese nemere mukunde nongere nsubire mu rukundo? Ese we ntazansiga ko n'uwundi nawe yansize nta kintu dupfuye, nta n'inenge n'imwe n'iyi anengaho? Mbigenze gute? Murakoze.